Umwubatsi TV, uwubatse ku rutare Yesu Kristo ntazatembanwa n'imivu y'ibihe bya nyuma. Torero rya Kristo, komera. Umwami wacu Yesu Kristo ashimwe, nshuti bavandimwe. Iki ni igice cya kabiri cy'icyegeranyo twabakoreye kivuga ku mugambi mubisha uhisha inyuma y'indangamuntu y'ikoranabuhanga, nk'uko tubikesha abahanga babiri ndetse n'abashakashatsi Ian Davis ndetse na Brittany Webb. Ubushakashatsi bwabo bukomeza bugira buti ubukungu bw'isi bugiye gushingira ku ifaranga ry'ikoranabuhanga CBDC ndetse n'indangamuntu y'ikoranabuhanga. Kugeza ubu ku isi, systeme y'imari yitwa ko igamije gushyira umuturage imbere kandi ihuzwa n'intego z'iterambere rirambye SDGs. Izashingira hafi ya yose ku mikoreshereze ya Central Bank Digital Currency, ari ryo faranga koranabuhanga rya buri gihugu. Ayo mafaranga yose azakorana hagati yayo mu bihugu bitandukanye. Iyo CBDC kandi izahuzwa na Digital ID, bityo bizatume hashoboka kugenzurwa ndetse no gucunga uko amafaranga yose yo ku isi akoreshwa. Aba bashakashatsi bakomeza bagira bati uyu mugambi wa Loni nuramuka ugezweho, amafaranga yose azaba ari aya banki nkuru y'igihugu yo muri buri gihugu ku buryo bweruye. Ibyo bishatse kuvuga ko ayo mafaranga atazaba akiri ay'abaturage ku giti cyabo, ahubwo azahora ari umutungo wa za banki nkuru. Ibi bisobanura kandi impamvu Bank for International Settlement BIS, ariyo banki ikuriye izindi banki nkuru zose zo mu bihugu byo ku isi, ivuga ko CBDC ishobora kuba igikoresho gikomeye cyo kwinjiza abantu benshi mu bijyanye n'ubukungu, ari byo bita financial inclusion. Hari urubuga rw'ikoranabuhanga cyangwa se digital platform rushyigikira ubufatanye hagati ya leta n'abikorera, ari byo public and private partnership, aho abatanga serivisi batandukanye bazajya bahuriza ibikorwa byabo kuri porogaramu imwe igenzurwa n'ihuriro rimwe. Uyu ni wo mwanya wa mbere w'ikoranabuhanga ku rwego rw'isi mu bijyanye no guhindura isi binyuze muri digital. Iyi platform model ikomeje kwifashishwa n'ibihugu byinshi mu gushyira mu bikorwa serivisi zishingiye ku ndangamuntu y'ikoranabuhanga, ariyo Digital ID. Nk'uko CBDC Tracker y'inama y'umutekano ya Atlantic Council ku bufatanye na NATO cyangwa se North Atlantic Treaty Organization ibigaragaza, umutungo w'ibihugu bigera mu 130, ari byo 95% by'umusaruro mbumbe ku isi, biri kugerageza uburyo bwo gukoresha CBDC cyangwa se ifaranga ry'ikoranabuhanga. Muri ibyo bihugu byose 130, 11 muri byo byamaze gushyira mu bihugu byabyo iri faranga rya CBDC. Muri ibyo harimo igihugu cya Nigeria ifite abaturage barenga miliyoni 220, ikaba ari cyo gihugu gifite ubwitabire bwinshi mu ikoreshwa rya CBDC kurusha ibindi byose. Iki gihugu cyatangije CBDC yacyo yitwa eNaira mu kwezi kwa 10 k'umwaka wa 2021. Reka noneho tuvuge ku buryo CBDC izatuma abantu bose bo mu bihugu byose byo ku isi binjizwa mu cyiswe ubukungu buhuriweho. CBDC, ifaranga ry'ikoranabuhanga rya banki nkuru ya buri gihugu, rizatuma abantu bose binjizwa mu by'ubukungu binyuze mu cyitwa programmability. Bishatse kuvuga ko ayo mafaranga ashobora gupangirwa uko azakoreshwa. Ibi bisobanura ko guverinoma n'abikorera bashobora gushyiraho gahunda ihamye y'ikoreshwa ry'amafaranga y'ikoranabuhanga mu bikorwa bijyanye na politike runaka. Urugero aba bashakashatsi batanze ni nko kwishyura abantu amafaranga yabo y'ingoboka, pansiyo y'izabukuru, gutanga coupons zo kugura ibicuruzwa cyangwa se amafaranga yo kugura ibiribwa. Muri ubwo buryo amafaranga ya CBDC azajya yifashishwa mu gutegeka icyo umuntu yemerewe kugura cyangwa se icyo atemerewe kuyakoresha. Urugero, bashobora kugena ko igihe iki n'iki ayo mafaranga akoreshwa gusa mu kugura ibyo kurya. Ikindi, bashobora guhagarika ubushobozi bwo kugura ibinyabiziga bikoresha essence cyangwa se mazutu, bitewe na gahunda ngo yo kurengera ibidukikije no kugabanya ingaruka ziterwa n'ihumana ry'ikirere. Iyi politike biteganyijwe ko izashyirwa mu bikorwa ku rwego rw'isi yose hagati ya za leta n'abikorera. Nta tegeko cyangwa demokarasi izaba ikenewe, kuko ibyo bizajya bikorwa ako kanya buri uko umuntu agiye kugura ikintu. Urugero nko kugura amazi, ibiribwa, umuriro, bizaba bishobora kugenzurwa n'ubu bufatanye bwa za leta ndetse n'abikorera ku kigero cy'100%.
Ubucuruzi bwose, ishoramari na serivisi z'imari byose bizaba bishoboka kugenzurwa. Izi CBDC zishobora gukorana n'izindi ku rwego rw'isi zigamije gushyira mu bikorwa ibyo ya ntego ya 16.9 igamije, aribyo byo guhuriza abantu hamwe mu ndangamuntu y'ikoranabuhanga kugira ngo bagere ku cyitwa financial inclusion cyangwa se ubukungu budasize n'umwe. Ariko mu by'ukuri ku bigaragara bizaba ari nk'ubuhake bugezweho cyangwa se uburetwa bw'isi yose. Guverinoma y'Ubwongereza ni imwe mu baterankunga bakomeye ba gahunda ya banki y'isi yitwa ID4D ijyanye na Digital ID. Ni umwe mu bashyigikiye cyane iri faranga rya CBDC cyangwa se Central Bank Digital Currency. Leta ya Nigeria irimo gushaka guhatira abaturage bayo gukoresha ifaranga rya CBDC rishingiye kuri Digital ID. Banki nkuru ya Nigeria yahagaritse amafaranga afatika cyangwa se cyitwa cash, ituma abaturage batabona amafaranga mu ntoki. Ibi byaje guteza imyigaragambyo myinshi kuko abanyanigeria banze guhatirwa gukoresha CBDC. Bamwe mu baturage ba Nigeria bakomeje kugenda banga ayo mayeri yo kubahatira gukoresha ifaranga rya CBDC, bahitamo gukoresha ubundi buryo bwo kwishyurana, kandi kugeza ubu barasaba kongera kubona amafaranga mu ntoki. Kugeza ubu kandi gahunda ya e-Naira, ari ryo faranga ry'ikoranabuhanga ryo muri Nigeria, yatewe utwatsi, isa nk'aho itsinzwe ariko by'igihe gito. Ibi biragaragaza ko abanyanigeria batifuza ko ryinjizwa mu bukungu bwabo kuko bamaze gutahura ko rishingiye ku gahato k'abategetsi b'isi. Leta y'Ubuhinde yo niyo yamaze kugera ku ntera ikomeye cyane mu kwitegura gushyira mu bikorwa ifaranga rya CBDC, aho bateganyije yuko rigomba kwitwa e-rupee cyangwa se amarupi yo mu ikoranabuhanga. Mu mwaka wa 2016 batangije gahunda yo gukuraho amafaranga ku kigero cya 86% akoreshwa mu gihugu cyose mu ihererekanwa mu ntoki. Ibi byaje gutuma abaturage benshi babura uko babaho, bibahatira gukoresha banki zikoresha ikoranabuhanga, bibategura gukoresha ifaranga rya e-rupee. Ariko n'ubundi e-rupee kugeza ubu ntikunzwe mu gihugu cy'Ubuhinde nk'uko biri no muri Nigeria no mu Bushinwa. Abaturage baho babona CBDC nk'icyago. Ikibabaje ni uko ubutegetsi bw'ubufatanye bw'amahanga butajya bwita ku bitekerezo cyangwa se ibyifuzo by'abaturage, nubwo bwamaze kubona yuko abenshi batabyishimiye. Mu gihe ibihugu byinshi bikomeje kugerageza no gukoresha uburyo bushya bw'ikoranabuhanga, ubutegetsi bw'isi ntibushidikanya cyangwa se ngo bube butazi uburyo abaturage batinya cyangwa se batishimira ibijyanye no guhabwa indangamuntu z'ikoranabuhanga za leta ndetse no gutanga amakuru yabo bwite kuri banki nkuru z'ibihugu byabo. Amayeri leta zikoresha ni ugushyiraho ubufatanye bukomeye hagati y'ibijyanye n'ubukungu n'imari ndetse n'indangamuntu y'ikoranabuhanga ku buryo byombi byuzuzanya. Ubwo buryo bushobora gukusanya amakuru y'abantu bose nta kubaburira ngo bamenye ko binjiye mu buryo bw'icengezwamatwara bugamije gukusanya amakuru azafasha ubutegetsi bumwe gukomera. Ikintu cy'ingenzi aba bashakashatsi bakomeje bavuga kuri iyi systeme y'isi ni uko ngo ifite inzego ebyiri. Urwego rwa mbere ni urwego rw'imari mpuzamahanga, bivugwa ko rugamije kuzamura kwishyira hamwe mu bukungu bw'ibihugu ndetse no gukoresha uburyo bw'ihererekanyamakuru bwifashisha ikoranabuhanga ribitse ibintu byanditswe neza mu buryo budashobora guhindurwa n'ubonetse wese. Niyo mpamvu mu gihe cyose ibijyanye no kwishyura cyangwa kwishyurwa ndetse no guhererekanya amafaranga bikorewe ku makonti yo muri za banki nkuru z'ibihugu, ubwo buryo buzahita buhinduka igikoresho gikomeye. Amaherezo ububiko bw'amafaranga afatika muri banki nkuru z'ibihugu buzasimbuzwa ububiko bw'amafaranga y'ikoranabuhanga adafatika ya CBDC. Ibyo kandi bizahita bituma banki nkuru z'ibihugu zigira ububasha bwose mu bukungu rusange bw'isi. Ubu buryo bwo guhererekanya amafaranga y'ikoranabuhanga bushobora gufatwa nk'umudendezo cyangwa se ubwigenge kandi budafite aho bubogamiye, ariko iki ni ikinyoma cyambaye ubusa. Ku ntego ya 16.9 ijyanye no guha abatuye isi bose indangamuntu y'ikoranabuhanga, iyi ntego kandi ikaba yemeza yuko indangamuntu y'ikoranabuhanga ikwiriye gusimbura izindi zose zari zitunzwe n'abatuye isi. Uburyo bushya bw'indangamuntu ikoresha ikoranabuhanga bwatangajwe mu nama ya ID 2020 yabereye i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi ID 2020 ni ihuriro rigizwe na guverinoma z'ibihugu bitandukanye, imiryango yita ku nyungu rusange ndetse n'ibigo by'ikoranabuhanga bigamije gufasha Loni kugera ku ntego yayo ya 16.9 ijyanye no guha abatuye isi bose indangamuntu y'ikoranabuhanga. Ariko nk'uko byagaragaye, indangamuntu z'ikoranabuhanga zagiye zikoreshwa mu buryo bubangamira abantu kandi buheza abandi.
nk'uko byabaye mu gihugu cya Malawi, ibyo Loni ivuga ko biri gukorwa mu nyungu z'iterambere rirambye, nyamara nta hantu na hamwe byagaragaye yuko izi ndangamuntu zubahirije uburenganzira bwa muntu. Nibyo hari abantu benshi bavuga ndetse bazakomeza kuvuga ko iyi ndangamuntu y'ikoranabuhanga izakoreshwa ku mpamvu nziza zigamije kugirira akamaro abatuye isi, ariko ukuri ni uko hari abantu benshi bafite ububasha n'ubushobozi, bafite imigambi mibi ndetse bafite inyota yo gukoresha ubwo buryo bw'indangamuntu y'ikoranabuhanga kugira ngo babone uko bigarurira abandi. Uburyo bwo gutegeka isi yose gutunga indangamuntu y'ikoranabuhanga ni igikoresho cyiza cyane ku muntu ushaka kugera kuri iyo ntego. None se turasabwa kuba nk'intama z'imbagwa zishorewe n'abungeri b'injiji badashobora kwiyumvisha ibibategereje mu isi y'akarengane yateguwe? Raporo iherutse gusohorwa n'ishyirahamwe ryitwa Association for Progressive Communication (APC) igaragaza uburyo ubutegetsi bw'isi y'ikoranabuhanga bwakoresheje indangamuntu y'ikoranabuhanga mu gihugu cya Malawi. Iyo raporo yagaragaje uko leta yifashishije ibikoresho bikurikirana abantu n'ibikorwa byabo kuri interinete bigamije kubabuza ubwinyagamburiro n'umudendezo, hakiyongeraho no kubambura uburenganzira ku kwicungira amakuru bwite yabo. Ibyo byateye igisa nk'ubwoba kuko igihugu cyahise gitangira gusubira inyuma mu bijyanye no kurengera uburenganzira bw'ikiremwa muntu kuri interinete. Ibi bigira ingaruka ku baturage basanzwe ndetse n'abanyamakuru bakorera kuri murandasi cyangwa se kuri interinete. Guhera mu mwaka wa 2018 mu gihugu cya Malawi, indangamuntu y'igihugu niyo yari yemewe mu gukoresha ibikorwa byose by'ingenzi, harimo kwiyandikisha ku matora, kwiyandikishaho simcard ya telefone, gufungura konte muri banke, serivisi z'imisoro, gutanga inkunga ku bahinzi, gutanga inkunga y'amafaranga ndetse no ku bijyanye n'inkingo za COVID-19. Ibi bivuze ko amakuru y'abantu yahurizwaga hamwe binyuze muri iyo ndangamuntu y'ikoranabuhanga. Kuba indangamuntu y'igihugu y'ikoranabuhanga ihuzwa no kwiyandikishaho simcard ya telefone byatumye abanyamakuru b'abanyamalawi bashobora gukurikiranwa no gufatwa, bamwe bagafungwa bazizwe icyiswe gusebya perezida. Hari n'andi makenga kandi yagejejwe ku kanama ka Loni gashinzwe uburenganzira bwa muntu n'imiryango yigenga yita ku burenganzira bwa muntu, yagaragaje impungenge ku ikoreshwa ry'indangamuntu y'ikoranabuhanga mu kubangamira amatsinda runaka y'abantu muri Malawi. Mu mwaka wa 2017 habayeho impungenge mu gukumira abaturage, harimo impunzi, abasabaga ubuhungiro n'abanyamalawi bakomoka mu Buhinde, gukusanya amakuru menshi y'abantu harimo n'ibibaranga byo ku mubiri ari byo biometric data ngo byoroheye cyane abashaka kuyiba cyangwa kuyinjiramo batabiherewe uburenganzira. Niyo mpamvu abaturage basabye ko ibijyanye n'ikusanyamakuru y'ibiranga umubiri biometric data rigomba kugabanywa cyane, nubwo ryasa nkaho rigamije korohereza cyangwa se kongera umutekano. Mu ntego 17 z'iterambere rirambye nk'uko bitangazwa na Loni, intego ya 16.9 igaragaza rwose ibyihishe inyuma y'icyiswe iterambere rirambye. Loni isohora buri mwaka raporo igaragaza aho igeze mu ntego z'iterambere rirambye, nyamara raporo yo mu mwaka wa 2022 ntiyigeze ivuga cyangwa se ngo igaragaze intsinzi Loni yaba yaragezeho binyuze mu ntego z'iterambere rirambye, cyane cyane ku ntego ya 16.9 ivuga ku ndangamuntu y'ikoranabuhanga ku batuye isi bose. Nubwo iri koranabuhanga ariko ryatangiye gukoreshwa mu bihugu nk'Ubuhinde, Uganda, Nigeria, Malawi n'ahandi, ibi bihugu ntibirahabwa na rimwe ishimwe mu ruhame. Mwaba muzi impamvu se? Impamvu nuko abategetsi b'iyi gahunda bazi neza ko batabigezeho mu buryo bwiza, kugeza ubu indangamuntu y'ikoranabuhanga yagiye ishyirwa mu bikorwa hifashishijwe igitutu n'agahato ndetse n'uburiganya, ari nabyo byaje gutuma abaturage benshi batangira kuyigirira amakenga, bamwe barabyanga. Ibi kandi bimaze kugira ingaruka zikomeye ku batishoboye, kandi binagaragara ko bizakomeza. Iyi gahunda y'indangamuntu y'ikoranabuhanga igaragaza ko icyitwa iterambere rirambye kitazaniye abatuye isi byiza nk'uko byavuzwe mbere, ahubwo ko kiri mu mugambi wo kugenzura abantu. Ntabwo abantu bashaka gutegekwa kwinjizwa muri iyi gahunda y'ubukungu buhuriweho cyangwa ngo bahatirwe gukoresha indangamuntu y'ikoranabuhanga. Kwanga iyi gahunda rero biri kugaragara henshi ku isi. Nubwo bimeze bityo ariko, uko kugumuka kw'abaturage bamwe na bamwe mu bice bitandukanye by'isi ntibibuza Loni n'abafatanyabikorwa bayo gukomeza iyi gahunda yabo. Kuri bo gahunda irakomeje, abantu babyemera cyangwa batabyemera. Ubutegetsi bw'isi bugamije gucunga iyi si si ubugendera kuri demokarasi, ahubwo bushingiye ku kugira intungane kw'ababuyoboye, ariko bagakomeza kurwanya ubwisanzure, ubutabera n'amahoro ku isi.
kwemera ko gahunda ya Loni yitwa guhindura isi yacu nziza nk'uko biri mu cyerekezo 2030 ari igisubizo gikwiye ku kibazo cy'ihindagurika ry'ikirere, ni nko kwemera ko ejo hazaza habikiye abakene gukumirwa ndetse abantu bose bakagenzurwa byuzuye binyuze mu buryo bw'uburiganya, agahato, igitutu n'igitugu. Uko abaturage bazagenda bemera ishyirwa mu bikorwa ry'umushinga w'indangamuntu y'ikoranabuhanga ndetse n'ifaranga ry'ikoranabuhanga, bizaba ari nko gushyira ubuzima bwose bwo ku isi mu buretwa bwo kugenzurwa n'abari ku gasongero k'ubutegetsi mpuzamahanga, cyane cyane ko ari nabo ubwabo bivugira ko ari bo bonyine bafite ubushobozi bwo guteza imbere isi mu buryo burambye. Inzira yonyine yo kwirinda iyi gahunda ni ugushinga udusanduku t'ubwisanzure ku rwego rw'aho dutuye, bigatuma dukumira kwinjizwa muri urwo rusobe rwo kugenzurwa. Nituramuka ducecetse cyangwa tukabyemera, gahunda y'intego ya Loni ya 16.9 izadusonga idushishimura idatinya. Iyo ndangamuntu y'ikoranabuhanga y'isi izaba ari iherezo ry'ubwisanzure bw'ikiremwa muntu ku isi ibihe n'ibihe. Uyu rero ni wo musozo w'icyegeranyo ku ndangamuntu y'ikoranabuhanga n'ifaranga ry'ikoranabuhanga biri guhatirwa abatuye isi, nk'uko tubikesha aba bashakashatsi bakaba n'abanyamakuru bakaba n'abanditsi Ian Davis ndetse na Whitney Webb. Aba kandi nakongeraho yuko batabivuze nk'abakristo, ahubwo babivuze nk'abashakashatsi. Wowe mu Kristo rero wumva ibi, ubihuze n'ijambo ry'Imana wasomye ndetse umwuka w'Imana kuyobore ku mwanzuro ukwiye gufata. Vuba aha cyane mu kwezi kwa karindwi mu Rwanda haratangira igeragezwa ryo kwandika abantu mu ndangamuntu y'ikoranabuhanga. Niba warumvise ibi, ndizera yuko uzafata umwanzuro ukwiye kandi uyobowe n'umwuka w'Imana. Mugire amahoro y'Umwami wacu Yesu Kristo. Ikiganiro naho ubutaha. Shalom. Garuka mwana w'umuntu garukiraho, siga iyi si yuzuye mu mwijima umucyo urakendera. Yesu araguhamagara ati garuka ngwino unyegereyo, ati ndacyagukunda ndagutegereje. Umuru ufite n'uwiki ngwino nguturu umutwaro uruhuke, ngwino nguha amahoro adatangwa n'isi. Wirimbuka kira ubugingo, wizera Yesu gusa nibyo bikwiriye, maze nawe wandikwe mu gitabo cy'ubugingo. Umwami Yesu dore araza vuba, araza kujyana abamutegereje. Barya bamese y'ibishura mu maraso ye, abamwemeye kugeza ku gupfa. Imirimo myiza ukora si izagukiza, abavuga mwami mwami si bo bakiranutsi. Abicisha bugufi bakihana by'ukuri nibo bagirirwa imbabazi bagahindurwa bashya. Ibyaha wishimira yoye guhisha ko biza kurimbuza. Izere Yesu bizibukira uzakira, uzakizwa. Umwami Yesu dore araza vuba, araza kujyana abamutegereje. Barya bamese y'ibishura mu maraso ye, abamwemeye kugeza ku gupfa. Umwami Yesu dore araza vuba,
kujyana abamutegereje. Barya bamese y'ibishura mu maraso ye, abamwemeye kugeza ku gupfa. Umwami Yesu dore araza vuba, araza kujyana abamutegereje. Barya bamese y'ibishura mu maraso ye, abamwemeye kugeza ku gupfa. Haleluya, 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 Yesu araje.